Uraho urakomeye, kanihanganishe umuntu utameze neza muri aya masaha, nkubwira ko Imana ikuri hafi. Ingingo y'uyu munsi iravuga ngo reka igeno risobanure igihe cyawe. Kora igikwiye ureke igeno ribe impamo. Gukora igikwiye ni ugukora inshingano zawe uko bikwiye. Uko ukomeza gukora igikwiye kuri wowe, nibwo ubona ubusobanuro bwuzuye bw'ibyo ukora. Ubundi igeno rigakurikira. Buriya uko byagenda kose ntushobora gutangira igeno ryawe. Va mu bwoba ukore ibindi bizaza nyuma. Uko wakwigengesera kose, igihe cyawe cyangwa urugendo rwawe ugomba kumara kuri iyi si, ntushobora kurenzaho n'umunota n'umwe uko byagenda kose. Niba Imana yaravuze ko uzarangiriza urugendo aho utuye, hanze y'igihugu cyawe, ni uko bigomba kugenda byanze bikunze. Tekereza ibikubaho byose utagizemo uruhare, wibuke n'uburyo wize kubikemura no kubana nabyo. Ibyo byose ni ukubera igeno. Ibigomba kukubaho bigomba kukubaho byanze bikunze, kabone n'iyo wasenga bingana gute. Kabone n'ubwo watakamba kureshya n'uko ubitekereza, bigomba kukubaho bwose. Haranira gukora igikwiye gihamanye n'umutimanama wawe, ureke igeno risobanure igihe cyawe. Kuko icyo uri cyo none urebye mu hahise hawe, wasanga nta mbaraga zihambaye wabigizemo, ahubwo byari ukubera igeno. Reba impanuka warokotse, hari uruhare wabigizemo kugira ngo urokoke. Reba igihe wamaze usenga usaba Imana ngo igutabare, nuko Imana itumva amasengesho yawe. Hoya, irayumva. Nuko icyo yavuze ko kigomba kukubaho, byanze bikunze bigomba kukubaho nta na kimwe gihindutse. Haranira ejo hazaza heza, ibindi bizaze nk'impanuka. Wikiheba, igihe cyawe kizagera kandi kiri mu nzira. Wicika intege, ntacyo waba igihe igeno ryawe ritaragera. Kanizere yuko iyi ngingo tuvuzeho uyu munsi bashimishije. Ndagusaba gukora subscribe, unasharinge kugira ngo igere no ku bandi. Nizera yuko yagushimishije, kandi nawe ubutaha no mu zindi video ariko akozwe mu buryo bumeze nka audio, hatarimo amashusho yanjye. Nizera yuko azakomeza kubashimisha, kandi Imana iguhe umugisha. Naho ubutaha.